yasobanuye ko umuntu yanteye iwanjye akaza ambwira ngo njya kumusabira imbabazi umukazana wanjye ngo basubirane bigize gukundanaho barakundanyeho batarakundanyeho nago mbizi nyimubwira ko uwo mudamu ashaka gutunga ari umukazana wanjye. Kuri ibyo bibazo mufitanye mukabirebera umuti, igitekerezo mfite murabihuzamo? ntago mbasha kubyemera neza. Utarabibona? ntago ndabibona. Ubyumva gutyo nawe? Byumva mu mateka. Inuvuga ngo wari waga uko byagenze ajya gusagarira abantu babandi, kandi nkuko mubizi violence muri leta irahanirwa. Bakanyamatsiko bamufunze atagaruye ibintu cyeka ko yaba yaratwaye, kuko nungukeka nawe ntago bize, kuko wenda yaragusagariye nk'umuntu ugusagariye ahita yataka n'ibindi bibazo. Matsiko aje akagusaba imbabazi akakubwira ko ibyo bintu abifite koko, wenda yaba yarabitwaye akaba yabigarura, wamuha imbabazi? Reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ko zabuzure kuri Kigali Online TV. Nawe utarayikora ndizera ko kano kanya ugiye kuyikora kugira ngo tuje tubana 5/5. Ni Sadunda Manzi nk'ibisanzwe kuri kamera za Kigali Online TV, muri kumwe n'umubyeyi. Ntago ari ubwa mbere mumubonye hano kuri izi kamera, n'ubwa kabiri ndakeka, kuko ubwa mbere mwamubonye ari mu ntambara zikomeye. Ubwo ninge wabigiramo, ninge wabigizemo hari uruhara, ariko ndasaba imbabazi kuko namushyiriye ikirara, niko nabyita. Namushyiriye umuhungu nizeye ko cyangwa ntekereza ko uwo muhungu ari buze kuba muzima. Uwo muhungu ni Matsiko, mwarabibonye yagiye gusaba imbabazi. Nari nzi ko ari we muzima, ariko yamubereye ikirumbo nkuko mwabibonye. Kano kanya rero umubyeyi yamamagaye ambwira ko avuye kurega iyi televiziyo, avuye kurega televiziyo, ariko icyabiteye ari ikiganiro twakoze. Yasabaga RIB ko ikiganiro twakoze bwa mbere na mbere kibanza kuvaho, ubwa kabiri bagahana umuntu wamusagariye. Nuvuga ngo nanjye rero mbirimo, kuko ngewe naraje mutungaho kamera nta burenganzira. Hanyuma icya kabiri, umuntu twazanye amugirira nabi, bashaka kurwana, amubuza n'akazi, bituma umubyeyi adakora akazi ke. Ariko kano kanya akimara kumbwira gutyo, byabaye ngombwa ko duhura tukabiganiraho, kandi namwe biba ngombwa ko dushyiraho kamera kugira ngo namwe mubibone, tubishyireho umucyo. Rero kano kanya ubu tuvugana avuye kuri RIB kurega cyangwa se gutanga ikirego cy'umuntu wamusagariye. Niyo mpamvu tugomba kubanza kumenya amategeko n'amabwiriza tugomba kugenderaho, ndetse tukanamenya ese kano kanya ni ikihe kintu kigiye gukurikira. Mama, turakwakiriye. Murakoze. Nyine mvuye kuri RIB kwishingana bitewe nuko warebye uburyo Matsiko yitwaye. Yego. Yashatse kunkubitira mu murima, kandi mu by'ukuri urebye usanga Matsiko yarasenyeye umwana wanjye. Yego. Mu gusenyera umwana wanjye ntago ashaka gusubiza ibyo yakuye mu nzu ye, arashaka kumutwara umudamu ku mbaraga. Yego. Kandi wabonye ko nta kinyabupfura afite, arashaka kurwana. Wabonye ko ashatse kunkubitira no mu murima. Yego. Nkaba rero kujya kuri polisi, nabonye byanze bikunze yanangirira nabi. Nabonye yazantera akanyica. Yego. Yansahuriye urugo rw'umwana, amutwara umugore, arashaka n'ibyo mu nzu ngira ngo ni nawe wabitwaye. Umwana wanjye yari umumotari, ngira ngo na moto yamutwaye. Yego. Ubwo rero kujya kuri polisi nabonye afite iterabwoba ryinshi, ashobora no kungirira nabi. Nabonye afite umujinya mwinshi, mbona yangirira nabi. Bitamo kujya kuri polisi, wenda nkishinganisha kugira ngo nyine umutekano wanjye nanjye uboneke. Kubera ko guhera icyo gihe yaza nagize ubwoba, nabonye ashaka kunkubita kandi tutangana. Yego, nibyo yarakubahutse cyane. Ubwo rero njya kwishinganisha nyine kugira ngo bakurikirane umutekano wanjye. Yego. Kano kanya rero nukuvuga ngo ngewe nubwo nawe wagiye uvuga ikinyamakuru uko byagenze, ukakivuga bagashyiramo video bakayireba, kuko RIB burya n'abantu b'abahanga cyane, ko bashizemo video bareba icyahantu kiri basanga ni viole koko, ko yaragusagariye. Ni ibintu byumvikana kandi natwe tubigiramo uruhare. Njye ariko nagusabye imbabazi, nabwira ni
mama wacu ibyabaye ni ko byagenze umurongo nguyu twe tubabarire nk'ikinyamakuru ahubwo twe dukurikirane uriya muhungu waguhemukiye so uratuwemerera uratubabarira ni nayo mpamvu wicaye hano kuri iki kinyamakuru uvuga ko nyine izo mbabazi nyine uko biri kose nibiba ngombwa uraza kuvuga ko wanaziduhaye kuko waranaziduhaye kuko iyo utaraziduhaye ntabwo wari kuba uri kuri iki kinyamakuru ariko kano kanya nk'umuntu wagusagariye uriya musore niwe tuvuga wagusagariye cyane ko ari we tuzaho kano kanya ni ikihe kintu cyangwa bitewe n'imyitwarire yagaragaje kandi byanagaragaje ko nyine yagusagariye ni ikihe kintu wamubwira ikinyamakuru nta kibazo ikibazo mfite ngiye kugeza ubu ikibazo ni Matsiko yashatse kunkubita ndi umukecuru kandi mu by'ukuri ubona ko yansagariye yansanze mu murimo none wowe ntashaka no kwemera icyanga avuga ati ibyo nasabuye muri urwo rugo ni ibingibi reka mbigaragaze ntashaka kwerekana umutungo umwana wanjye yari atunze ahubwo ngashaka njye kumusabira gusubirana n'umukazana wanjye ubundi se Matsiko n'umuhungu wanjye ndamusabira imbabazi n'umuhungu wanjye ukiri aho ngaho nibyo bintu mise nanjye nibaza cyane bikomeye cyane hagati ya Matsiko n'umukazana wawe n'umuhungu wawe ibi bintu urabitandukanye ute ese bino bintu ubundi bimeze bite ahubwo ngewe ukuntu mbibona Matsiko yaje kunyishima hejuru nk'umuntu wansenyeye urugo rw'umwana yaje kunyishima hejuru nk'umuntu wasahuye umutungo w'umwana wanjye ibyo bintu yakagaragaje umutungo w'umwana wanjye ahubwo ahantu yawushyize mwana ndamubwira ese umutungo w'umwana wanjye uri agashaka kunkubita agashaka kugukubita ni cyo kintu kiri kukwemeza ko umutungo w'umwana wawe wawutwaye ni uko Matsiko yemera ko yatunze umugore we ngo njye kumusabira imbabazi umukazana wanjye ngo barakundanye bongere basubirane naramubajije ari wowe ari n'umuhungu wanjye wahabyaye ninde ati umuhungu wawe niwe ufite y'umwana nkibaza ngo Matsiko kuki asenyera umwana wanjye namubaza gutyo agashaka kunkubita aka kanya umwana wawe n'umukazana wawe barabana reka da n'abantu bino bintu turabikiza gute ko bino bintu bikomeye umukazana wawe n'umuhungu wawe turagira ngo tumenye nyirizina bapfuye iki ku buryo batakibana ikindi tuza kumenya impamvu Matsiko yinjiye muri ibi bintu ntekereza ko inyungu nyinshi zifite Matsiko kubera ko Matsiko n'uburyo yaje iwanjye kubimbwira yaje nk'umuntu wishinze icyaha ubiziho uzi n'impamvu ubundi se kuki atagiye mbere y'umuhungu wanjye kandi umuhungu wanjye ariwe wahabyaye nkibaza ngo kujya ashaka njye kumusabira imbabazi umukazana wawe mwigeze kuganira se akubwira ko Matsiko batabyaranye Matsiko ubwe niwe wabinyibwiriye ko atabyayeyo naramubajije ari wowe ari n'umuhungu wanjye wabyanye n'umukazana wanjye ninde Matsiko ambwira ko nta mwana hafite umuhungu wanjye ari wahabyaye ahubwo ashaka ngo njye kumusabira imbabazi aba ari utunga umugore w'umukazana wanjye mana yanjye none se mana nyagasani wahise uhubuka urirukanka ujya kwishinganisha muri RIB kandi ntago ari uguhubuka nta nubwo ari ukwiruka wenda mu mbabarire kuba nkoresha icyo kinyarwanda kuko kwishinganisha ni na ngombwa ni ngombwa nk'umuntu mukuru kandi utekereza kure kuturenza kano kanya ikirego cyawe kiri muri RIB waba warandikishije ikirego ugatanga impamvu n'ubusobanuro bw'impamvu utanze icyo kirego cyawe hagati yawe na Matsiko nasobanuye ko umuntu yanteye iwanjye akaza mbwira ngo njye kumusabira imbabazi umukazana wanjye ngo basubirane bigize gukundanaho barakundanyeho batarakundanyeho ntago mbizi nkimubwira ko uwo mudamu ashaka gutunga ari umukazana wanjye wahita ashaka kunkubita mbonye ko afite umujinya mwinshi kandi ari umusore ndusha imbaraga mbona ko ngomba kujya kwishinganisha polisi igakurikirana ibyanjye kugira ngo n'ubutaha nagaruka bazamfashe naramuka hari n'unyishe bazamenye ko ari we nzizi bazamenye ko ari we nzizi aka kanya mama urashaka igitekerezo cyawe ufite ni igitekerezo cyo kuba Matsiko bamufata bakamufunga cyangwa ni ukuba wenda mwaganira kuri ibyo bibazo mufitanye mukabirebera umuti igitekerezo mfite nuko babaza Matsiko impamvu imutera gutera umukecuru agashaka no kurwana kandi niba afite impamvu imusobanurira ko uwo mudamu yakabaye we
yakabinyujije mu buyobozi bakamumuhesha niba ari we koko bagasobanura ko uwanjye bamwirukanye nkabimenya cyangwa se nkabaza ngo Matsiko se niba yarashenye urugo rw'umwana wanjye nabyo akabisobanura kubera ko nuva aho ngaho nawe wahasobanura yasobanura ko ari wasenyeye umwana wanjye cyangwa se agasobanura ikintu cyayimuteye kwinjira mu rugo rurimo umugabo. Kano kanya Matsiko ntabwo aza ngo asobanure ko wenda ashaka ngo kwinjira kubana n'uwo mukazana wawe, ntabwo ari byo ariho, ahubwo wenda aragira ngo ahari bongere basubukure umubano bari bafitanye, hanyuma nyuma niza gutungana akore ibintu bya ngombwa abone uburyo ajya kubana nawe. Noneho nge naramubajije ndamubaza ni se kubera iki udashaka kujya kuvugana na nyina ubyara umugore wawe cyangwa se umuntu mwakundanye ukajya kubaza nyirabukwe. Donc ahita asubiza aravuga ngo impamvu ashaka kubaza nyirabukwe nuko ari we yabonye akenshi na kenshi ashushubikana umuhungu we ashaka ko atabana n'umukobwa we. Ese kano kanya wowe nk'ababyeyi mureba kure murashaka ko umuhungu wanyu abana n'uriya mukobwa? Ngewe nk'umubyeyi ashimishwa no ko umwana we yubaka. Niba umuhungu wanjye yaje ambwira ko afite umugore i Kigali, yego, ntabwo yaje ambwira ko yifuza gusenya, ahubwo mwibaza ngo ni gute yashwanye n'umugore umuhekeye Matsiko agahita ajya mu urwo rugo. Impamvu nawe zirumvikana nuko ngo habayeho kuba uwo muhungu wawe afite nyina w'umukobwa, afite nyirabukwe akagira n'umwana, nuvanga afite umugore akagira na nyirabukwe. Ibyo bintu murabitandukanya bite? Hari umukobwa, hari nyirabukwe, hari umuhungu, hari na Matsiko. Ibi bintu murabihuzamo? Ntago mbasha kubyemera neza. Utarabibona? Ntago ndabibona. Ubyumva gutyo nawe? Byumva mu mateka. Nuvuga ngo wari waganiraho na mukazana wawe? Oya. Ntago muraganira? Oya. Mwabana umwe ntago byoroshye, umubyeyi ntago ari kuva ku izima, arashaka ko Matsiko abazwa ibibazo uko byagenze ajya gusagarira abantu babandi, kandi nkuko mubizi violence muri leta irahanirwa. Bakanya Matsiko bamufunze atagaruye ibintu byawe wakwishima? Ntago nakwishima. Icyo ushaka nuko yagarura ibintu by'abandi wenda ukeka ko yaba yaratwaye, kuko nugukeka nawe ntago bize, kuko wenda yaragusagariye nk'umuntu ugusagariye ahita yataka n'ibindi bibazo. Matsiko aje akagusaba imbabazi akakubwira ko ibyo bintu abifite koko, wenda yaba yarabitwaye akaba yabigarura, wamuha imbabazi? Mama nukuri ko Imana ndumva ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Kano kanya ndashaka kwibaza, Matsiko wagukoreye biriya bintu aka kanya muramutse muhuriye no mu muhanda byagenda bite? Byagenda gute? Yego. Wabonye atankubita? Nabonye afite umujinya mwinshi ashobora no kungirira nabi. Niyo mpamvu nahisemo kugira gute? Niyo mpamvu nahisemo kujya kuri polisi kubimenyekanisha. Yego. Nabonye afite umujinya mwinshi, mpitamo kujya kubivuga kugira ngo duramutse duyakangirira nabi nkaramuka mpfuye bahita bamenya ko ari we nziza. Kakanya abaye ibintu yatwaye wenda niba yarabitwaye simbizi simbimuhamya, nibyo natwe twese turi gutekereza nk'umuntu uri gukurikirana uriya muntu, nawe wahise umushinja ko yaba ari we uri inyuma y'ubukene bafite. Ese abaye abigaruye niba wenda yarabitwaye simbizi, niwe uzi ukuri kwa byose, akabigarura mwamuha imbabazi akabana na mukazana wawe, cyangwa mwamureka agakomeza mu buzima bwe busanzwe n'umukazana wawe akakora urugo rwe? Kuko ndabizi ko uri gushyigikira umuhungu wawe. Ni ukuvuga ngo hagati ya Matsiko n'umukazana wanjye ntago ndamenya n'uwariye moto y'umuhungu wanjye, kubera ko nta kintu yatahukanye na moto barayimutwaye. Ntekereza ko na Matsiko ari nawe wayitwaye. Mukazana wawe niwe ukunda kumwita cya gitutsi ntazi cyari cyo. Oya, no kubera umuntu ukundwa n'abantu benshi. Urumva niba abagabo baramaze kuba babiri.
ariko ndanababaye utabona se abagabo nacyo abagabo bamaze kuba babiri mw'abantu mwe mubanza mutwumvire abagabo babaye babiri se umusore wawe ntafite abagore babiri oya kandi afite nyina w'umukazana ntekereza ko umuhungu wanjye bamuroze nawe yambwiye ko atazi ukuntu byamugendekeye ntekereza ko bamuroze yaba yararozwe nane n'umukazana wawe se yarozwe nande ubwo uratekereza ko nose abake basara batabubworozwe n'uwo muhungu Matsiko nyine niba atari ubwo n'umugore Matsiko yaba ari biriya bintu ajya mu Matsiko twakoze ibiganiro bigiye bitandukanye twize gukorana ikiganiro Matsiko agezemo hagati arasara ese we yaba arasara nk'ikigoryi avuga ngo amayoka n'ibibwa n'ibiki ese we Matsiko yaba yarozwe nande ako kanya n'ubu ntabyo tuzi niba ari ibyo rero ubwo niba atari Matsiko yariye moto ubwo n'umukazana wayiriye umukazana wawe cyashoboka nawe ko ntari namenye ukuri mama nawe kutoroshye ese ubu umukazana uri kumushinja ibyaha cyangwa Matsiko cyangwa nese kuki utabishinja nyirabukwe w'umuhungu uyu muhungu wanjye yambwiye ko moto yayisize mu rugo kandi nyirabukwe w'umuhungu wawe abana n'umuhungu wawe agerayo agakora ibyo akora akagenda no ku mukobwa yambwiye ko bamushutse ariko ubu yihanywe ubu yarihanye ariko moto ngo yayisize ku mugore we none se yarihannye ku buryo atandukana na nyirabukwe yambwiye ko nyirabukwe yabaye umusazi ubwo yamutunga ari umusazi ariko hari igihe umuntu aba umusazi kandi mwarabanaga ukagera n'agatima ko kuba wamuvuza ntabwo ndabimenya neza niyo mpamvu ushaka kuzatega nanjye nkajya aho ngaho bita i Kigali nkamenya ayo makuru neza y'imvaho bitari ibyo kubwirwa nkareba n'uwo mukazana nkareba n'uwo mwuzukuru nkareba n'uwo ba mwana nkasobanukirwa neza impamvu Matsiko yavuye i Kigali akaza Nyamasheke akaba ari hansanga kandi yaje anyereka umujinya mwinshi yendaga no kunkubita yaragiye no kunkubita mama rero ikintu njyewe ngiye gukora cyihutirwa cyane ngiye kuganiriza Matsiko nimara kumuganiriza menye niba ashobora kuba yasaba imbabazi bimufite muri gahunda abifite nyine muri gahunda kuba yasaba imbabazi hanyuma namwe maze kubumva icyo mwifuza menye nawe icyo yifuza hanyuma wenda azampamagara mbwire ko afite gahunda zigarura ibyo bintu cyane niba ataranabitwaye tumenye niba aho byarengeye uko byagenze ubaye umenye ko atari we wabitwaye imbabazi wazimuha cyangwa wamuhanira ko yagusagariye ko byagenda kose kubera ukuntu namubonye aza nuko yansanze mu murima nimereye n'uburyo yanyitwayeho nkareba umujinya afite biramutse bigenze gutyo yansobanurira buryo ki umujinya yantuye aho yawukuye bitewe n'uko umuhungu wanjye nawe afite ikibazo cyo gukunda umugore we n'umwana we kandi umuhungu wanjye yambwiye ko yavuyeho ibyo byose ari habisize mu rugo rwe ibi bintu rero ni ibintu birebire ariko tugomba kumenya ubusobanuro bwabyo niko kazi dushinzwe tukamenya ikintu ngiye gukora ni kimwe ngiye kugerageza uko nshoboye wenda nzarebe umuhungu wawe cyangwa se ndebe Matsiko cyangwa ndebe mukazana wawe bose tuganire tumenye ibi bintu aho bipfira kuko ibintu biri hagati y'umukazana wawe na Matsiko bose barabizi kuko niba umukazana wawe yarabanye na Matsiko bamara kubana kano kanya ibintu bibaye akaduruvayo n'iki uko biri kose harimo gahunda bamwe barasaze abandi bagize bate harimo ibisazi hagati hano ndashaka kumenya ndabanza nganirize umukazana wawe nganirize na Matsiko ikindi ubwo ndizera ko nawe ninkukenera kugira ngo nkubwire izo gahunda uzahaboneka kuko uko biri kose nzakubwira ibyavuyemo ninkubwira ibyavuyemo nibwo tuzafata umwanzuro tuvuge tuti urababarira cyangwa barakomeza muri leta yaho ukuntu uri kubitekereza ubundi nuganiriza Matsiko uzamubaza icyifuzo afite ku mukazana wanjye yamurekeye umuhungu wanjye ubundi akagarura ibyo yatwaye
ubundi umukazana wanjye akamureka Yego. agashaka uwiwe agashaka uwe uwiwe atamuretse tuzakiranurwa na ribu nyine n'ukuntu yanteye leta igomba kubikurikirana ikamubaza uwo mutungo aho yawushyize reka na moto y'umuhungu wanjye ndayikeneye. murakoze cyane nta kuntu ntabikoragoje nta kuntu ntagerageje mu bushobozi bwose nari mfite nagoragoje nagerageje uyu mumama aracyava kuri niho akiva muri Ribora yambaye na FPR nk'umubyeyi ufana inkotanyi mwabibonye cyane ni rwose avuye muri ribu kuba yatangamo ikirego rero ngerageje kumuganiriza ngo numve uko wenda yatekereza twiyatubabariye nk'ikinyamakuru niyo mpamvu duhaye inkuru kano kanya hasigaye ibyamatsiko rero ngiye kugerageza nganirize matsiko ndetse na mukazana we tumenye izi gahunda zabo bari kuzipanga gute tumenye uko bimeze nukuhe noneho nze kumenya icyo mbwira uyu mubyeyi ariko uko biri kose ndizera ko biri buze kugenda neza biraza kurangira neza nta kibazo ibyo bari gupfa birumvikana turaza kubisobanukirwa neza bose tumaze kubahuza. Rero namwe ndabasaba kugira ngo mbinginga cyane kugira ngo mukore subscribe abayikoze mukore share cyane na comment kugira ngo tumenye ibyo duhindura cyangwa se ibyo twongera kandi murabizi ko tubakunda cyane namwe muradukunda mukore ibyo tubasabye Imana bamugisha ni Saduna Manzi.